Ndabasuhuje rero abantu mudukurikiye kuri cano Ibishya V. Kanya n'aka rero ewani ndabona umunsi umeze neza sami. Nawe urabona utameze neza se? Nuko rero ndabona umunsi umeze neza kabisa, icyumweru ari fureshi. Gusa akanya n'aka rero mfashe amakuru ngira ngo mbabwire yuko babyeyi ngira ngo mbabwire yuko tariki yo kujyana abana ku ishuri yageze. Ndakeka ko babohereje mu kiruhuko, ndakeka yuko ikiruhuko cyarangiye. Niyinginga ababyeyi rwose bareka abana bajye kwiga, kandi babakururire ibikoresho. Ni ibintu baba bazi. Nizere ko Noheli na Bonane itatumye mumara amafaranga, dore ko nagiye mbabwira kenshi na kenshi mbabwira ati nyaboneka munywe mu rugero, nyaboneka mumenye ko igihembwe cya kabiri cyo kujya kwiga cy'abanyeshuri kigeze, dore n'ihinga kandi naryo rikaba ryegereje. Narabibabwiye rero mbabwira ati Noheli n'Ubunani ntibizababere ibintu byo gusesagura amafaranga cyangwa byo kuyarya. Ubuzima burakomeza nyuma y'Ubunani, abana bajya kwiga, umuntu arahinga, umuntu akora ibindi mirimo itandukanye rusange. Ubwo rero nizere ko umubyeyi uwo ari we wese uri kunyumva agomba areka abana bajye kwiga. Nizere ko byumvikana. Umwana ni umugisha, kandi umwana ni umutware, kandi umwana agomba kwiga kugira ngo amenye ubumenyi ahabwa n'abarimu. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire yuko umubyeyi ntuzahungane n'ubuyobozi ubuza umwana kujya kwiga. Hari umubyeyi umwe wabujije abana kujya kwiga kubera ngo imyemerere yiwe, avuga ngo mu idini ryabo nta muntu wabo wiga. Ndagira ngo mugaye uwo muntu kandi mubwire yuko dufite ubuyobozi bwiza, kandi dufite ubuyobozi bwita ku bana. Mubwire ngo areke abo bana bajye kwiga kino gihembwe cya kabiri, nubwo batize icya mbere ariko bajye kwiga. Ibintu by'imyemerere yanyu bibuza abana amahirwe. Ese iyo myemerere yawe ituma umwana atamenya ubwenge, atamenya gusoma no kwandika, umwana icyapa ntamenye kugisoma? Iyi ni imyemerere nyabaki? Iyo myemerere yanyu nta bitabo byo mwigiramo ijambo ry'Imana, nimba ari Imana musenga cyangwa ari n'ikigirwamana, ibyo byose ariko hari aho mubisoma. Ndetse nimba mu itorero ryanyu umuntu aza akabasomera imirongo ese ayisoma atabizi, mureke ubujiji, mureke abana bajye kwiga. Kuko iyo umwana yize aba afite uburere buhagije, kandi aba ashobora kwirwanaho mu gihe waba utariho cyangwa mu gihe runaka, akoresheje ubwenge yabonye, akoresheje inama yagiriwe. Ubwo rero mubareke kwirirwamo baragisha izo ngurube zanyu n'izo nkoko zanyu n'izo nkwavu birirwa bahira n'ayo makoko, kuko ibyo ni iby'akanya gato. Ubumenyi nicyo kintu cya mbere. Mureke abana bige, mugure ibikoresho, mubogosheshe, mubagirire isuku, ubundi bazajya kwiga bameze neza. Sawa, cawo, ndabakunda cyane kandi nabashimiye.